amajyepfo, amajyaruguru, uburasirazuba, uburengerazuba, umujyi wa Kigali, abumva ururimi rw'ikinyarwanda, abumva ururimi rw'ikirundi, abari muri diaspora nyarwanda n'abari muri diaspora ndundi, mwese mbahaye ikaze kuri PBO Entertainment TV. Nge nitwa Paul Biri. Grassroom Ministries yamaze gushyirwaho ingufuri n'urwego rw'igihugu rw'imiyoborere RGB. Byose bitewe n'iki, reka nze mbyinjiremo mu buryo burambuye, mwese mwiyumve mwikaze. Niye mpamvu nyakuri cyangwa se impamvu muzi y'ifungwa rya Grassroom Ministries ya Julienne Kabanda? Buri wa kabiri na buri wa kane guhera saa 11 z'umugoroba abantu babaga ari urujya n'uruza, ari uruvunganzoka berekeje i Nyarutarama ahakoreraga Grassroom Ministries bagiye gusenga. Ku cyumweru nabwo byabaga ari uko guhera saa 9 z'amanywa. Magingo yariko aya materaniro ntabwo azongera kubaho ukundi nyuma y'aho urwego rw'igihugu rw'imiyoborere RGB rutangaje ko rwambuye ubuzima gatozi Grassroom Ministries nyuma yo kutubahiriza amategeko ayigenga. Nta yindi mpamvu yigeze isobanurwa nk'icyagendeweho mu guhagarika Grassroom Ministries, gusa amakuru ahari afatika ahamya ko byatewe n'uburyo yakoraga byari bihabanye n'ibyo yemerewe gukora. Ubusanzwe mu itegeko rigenga imiryango ishingiye ku myemerere hari ibyiciro 4 bihabwa uburenganzira bwo gukora. Muri ibyo byiciro itorero niryo risabwa ibintu byinshi birimo inyubako, imikono y'abantu 1000 n'ibindi. Ikindi cyiciro ni icyitwa ministeria cyangwa se ministry, ari naho Grassroom ibarizwa. Ministeria ibishamikiye ku nsengero ariko igakora ibikorwa by'iterambere. Urugero ni nka Communauté Biblique y'u Rwanda. Ministeria ishamikiye ku madini atandukanye ariko inshingano zayo ni ukwigisha Bibiliya, ntabwo ari ugusenga. N'izindi ministeria zijyaho itegeko rizisaba gutanga urusengero zishamikiyeho, ziba zikora nk'ishami rishinzwe ibikorwa by'iterambere by'itorero. Ubirebye mu buzima busanzwe ni nk'uko wagira minisiteri ukagira n'ikigo cyishamikiyeho gishyira mu bikorwa ibyikora cyane biganisha mu iterambere. Ayo makuru rero avuga ko Grassroom yasabaga ibyangombwa. Ubwo yasabaga ibyangombwa yiyandikishije nka ministeria kandi uburenganzira ihabwa ntiharimo gusenga. Iyo rero yabirenzeho itangira gukora ibikorwa by'amateraniro kandi hatari byo yagenewe gukora. Pasiteri Julienne Kabanda mu mategeko ntabwo ari mu nzego z'ubuyobozi bwa Grassroom Ministries. Ubuyobozi bw'iyi ministeria buhagarariwe na Kabanda Stanley, uwo akaba umugabo wa Pasiteri Julienne. Uyu Kabanda Stanley afite itorero ryitwa Jubilee Revival Assembly. Mu gusaba ibyangombwa bya Grassroom Ministries niryo ryari itorero bigaragara ko ishamikiyeho. No kuvuga iyi Jubilee Revival Assembly niryo ryari itorero, hanyuma Grassroom Ministries ikaba ministeri ishamikiye kuri iryo torero. Itegeko rihana ryihanukiriye abakora mu buryo butandukanye n'ibyo bari biyemeje gukurikiza. Icyo ni kimwe rero mu byabaye kuri Grassroom Ministries. Grassroom Ministries yageze aho iranabatiza. Ku itariki ya 1 Gicurasi abayoboke 500 ba Grassroom Ministries babatirijwe mu mazi menshi mu gikorwa cyabereye kuri Tennis Club mu Rugunga. Uyu mubatizo usibye kuba warakozwe n'abantu batabifitiye uburenganzira, wanakozwe mu buryo bunyuranyije n'amategeko. RGB ku itariki 7 ukwezi kwa 3 2025 yari yashyize hanze amabwiriza asaba amatorero ko abashaka kubatiza bajya babikorera ahari insengero zabo kugira ngo bikureho ibikorwa byari bisanzwe bikorwa byaho abantu bajya kubatirizwa mu bishanga, mu migezi n'ahandi hashobora gushyira ubuzima bw'abaturage mu kaga. Ku itariki 9 z'ukwa 5 2025 ku rukuta rwa Twitter rwa Grassroom Ministries hashyizweho ubutumwa buvuga ko ikiganza cy'Imana kiri gukiza ubwandu bw'agakoko gatera sida, ndetse bukomeza buvuga ko mu materaniro yo kuri uwo munsi hari ibindi bitangaza byakozwe.
Ubwo butumwa bukomeza buvuga ko hari igitangaza cy'umugore utarigeze akandagira mu ishuri na rimwe, ariko bitunguranye umwuka w'Imana umwigisha gusoma, kwandika n'ibindi. Hari amakuru avuga ko zimwe mu nyigisho zitangirwa muri Graceroom Ministries zihabanye n'ibyo leta yifuza ko byigishwa, kuko icyo ishaka mu madini ari ukwigisha abantu mu buryo bubafasha kwiteza imbere. Naha nsoreje mbashimira kuba mwanteze amatwi. Iyi ni PBO Entertainment TV, nge nitwa Paul Billy. Reba ko wakanze subscription niba utarayikanda, naho munsi y'iki kiganiro. Naho ubundi amakuru nakagaruka. Ciao.